Haleluya, haleluya. Yesu Kristo ashimwe. Ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Iki gitondo tunejejwe n'Imana mu mitima yacu, izinze ijoro rizinguye amanywa. Tubanje Imana hose muri byose, tubanje Imana ku bacu no ku byacu, tubanje Imana ku babisha bacu, tubanje Imana intwari ku rugamba, tubanje Imana izinze ijoro ikazingura amanywa, tubanje Imana itabura uko ibigenza, tubanje Imana yatwimanye, tubanje Imana idutangije iki cyumweru turi bazima tugihumeka umwuka w'abariho. Imana ihabwa icyubahiro, Imana ishimwe. Ndagushuje mwene data we tubana mu bihe byiza byo gusenga aho uherereye hose. Imana iguhe umugisha, Imana ikomeze kurebe neza ikunezeze, Imana ikwiteho, Imana ikurengere, Imana ikurwanirire. Ubone Imana muri iki cyumweru twatangiye. Muri iki cyumweru dutangiriye, Imana ishyiremo isaha yawe cyangwa se umunota wawe wo gutabarirwamo. Uzahure n'Imana rero muri iki cyumweru, Imana izagura imirimo y'amaboko yawe, Imana izakunezeze, Imana izakwiteho. Navugaga ngo tubanje Imana, tubanje Imana. Ndabasuhuje inshuti zanjye, abakristo dusengana b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Namwe mwese mujya mutubera abashyitsi kuwa gatanu ku mugoroba wo gutabaza, ndetse n'abahaba ku cyumweru. Imana ibanezeze mwese. Ndabashimiye kandi ndabashimira mwebwe tubana ku rubuga rwa Nibature buri gitondo. Imana ijye ibaha umugisha, Imana ibarebe neza, Imana ibanezeze. Ni ukuri Imana ikuremera igitangaza muri iki cyumweru. Muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Nifuje ko iki cyumweru tuzaganira ku ijambo ryitwa kunesha. Kunesha mu rugamba, kunesha icyaha, kunesha. Ariko jyewe nashatse ko twibanda kuvuga ku kunesha icyaha, kuko imibiri yacu ndetse mu byo tuvuga no mu byo dukora, aho ngaho niho turwanira intambara zikomeye cyane. Rero ndakwifuriza kunesha, kuko iyo utanesheje uratsindwa. Uhinduke umuneshi mu izina rya Yesu Kristo. Ndifuza yuko wanesha icyaha, wanesha ukarwana, ukaneshereza mu byo uvuga, ukaneshereza mu bikorwa byawe, ukanesha mu myitwarire yawe, ukaba umuneshi, ukaba umutsinzi. Terime nziza ni ukuba umutsinzi, ukaba umutsinzi, ukagira ibyo utsinda nawe. Kuko umuririmbyi yuzuye umwuka wera yaravuze ngo mu ntambara ndasana n'ibyaha, ngo ariko mfite umugaba ni umwami Yesu, nituba kumwe nzahora nesha, nzahora ntsinda. Imana ishimwe. Nagiraga rero iri jambo uryumve nk'icyifuzo. Ugira icyifuzo cyo kuba umuneshi, cyo kuba umutsinzi. Ujye wumva hari icyaha ugomba kunesha muri wowe, ugomba gutsinda muri wowe, kuko dufite umugaba ni umwami Yesu. Iyo turi muri Yesu Kristo duhora dutsinda. Imbaraga z'Imana nizo zitubashisha gutsinda, nizo zitubashisha kunesha icyaha. Imana ishimwe. Ntago nibaza wowe nimba warabaye ingaruzwa muheto ya Satani. Ni ukuvuga iyo utari umuneshi uba uri ingaruzwa muheto y'abazimu n'abadayimoni na Satani. Ese uri umuneshi? Icyo ni cyo kibazo nakubaza muri iki gitondo. Wumva waranesheje ikihe cyaha? Wumva ari ikihe wakirata imbere y'intebe y'Imana ukavuga ngo iki narakinesheje? Nanesheje amagambo y'urucantege, nanesheje amagambo yo kubeshya, nanesheje amagambo yo gushyushya inkuru za bagenzi banjye, nanesheje. Ku rurimi rwawe wumva waranesheje? Uvuye ku rurimi, mu ntoki zawe, ibikorwa byawe wumva waranesheje? Uvuye ku bikorwa byo mu maboko wumva waranesheje mu ntambwe z'ibirenge byawe? Ese ibirenge byawe ntibishishikarira gutambuka bigana mu byaha? Ntibishishikarira gutambuka bigana mu bwambuzi? Ntibishishikarira gutambuka bigana mu kugira nabi abatibashishije? Rero nakubwiraga ngo ugire icyifuzo cyo kunesha, unesha icyaha n'igisa nacyo. Ese ibirenge byawe ntibishishikarira kujya mu busambanyi? Ese ibirenge byawe, reba ikibuno cyawe, wicara mu biki? Iyo wicaye ubona wicaye mu biki? Wicaza amabuno yawe hehe?
ntiwicara wicaye rwose ukicaza amabuno yose yombi, ukicara mu busambanyi, ukicaramo ugatuza, ukicaramo umunsi wa mbere ugatambuka, umwaka ugatambuka, ibiri igatambuka, wicaye ugaramye mu busambanyi, ugaramye mu businzi, ugaramye mu biyobyabwenge, ugaramye mu gucura inama mbi, ugaramye mu buhemu. Reka nkubaze, ingingo zawe wumva zaranesheje gute? Wumva unesha iki? Imana itugire neza. Kugira ngo ube umuneshi rero ugomba icyambere kwifuza gukizwa, ukifuza kuba umukristo, ukifuza kwitandukanya n'ibibi. Imana itugire neza, Imana idusange. Aka kamwanya ndakwifuriza yuko waba umuneshi, waba umutsinzi, ugatsinda ibyaha bikagutinya nabyo ubwabyo, bikabona yuko nta nzira bifite muri wowe, ibyaha bikaguhunga. Imana ishimwe. Reka nkubwire, hari ibyaha bidashobora kugutinyuka, nk'icyaha cyo kubeshya. Iyo ufite ururimi warangije kuvuga ngo rugomba kuba urw'ukuri, icyaha kiragutinya. Iyo ibiganza byawe warangije kuvuga ngo ibi biganza ni ibyeshejwe n'amaraso ya Yesu Kristo, hari ibyaha utabasha gukora. Icyaha cyo kurwana ntago wagishobora. Imana itugirire neza. Hari ibyaha bitatinyuka urugingo rwawe runaka kubera ko wabisezereye, ariko nimba ukibyonsa, nimba ukibishimashima, ntago waba umutsinzi, ntiwaba umuneshi, ahubwo byo bikugaruza imbaraga zabyo. Imana itugirire neza. Nyemerera dusome ijambo ry'Imana twihuse mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo ku ngoma, ingoma za mbere ibice 5, dusome umurongo wa 19. Ijambo ry'Imana ritubwiye ngo iki? Riratubwiye ngo barwana n'Abahagari, na Yeturi na Nafishi na Nadabu 20, bakirwana nabo baratabarwa. Imana ishimwe. Abahagari n'abari kumwe nabo bose batangwa mu maboko y'Abarubeni n'Abagadi n'Abamanasi, kuko batakambiye Imana muri iyo ntambara, ikemera guhendahendwa kuko bayiringiye. Imana ishimwe. Hariho gutakamba, hariho gusenga, hariho kwinginga Imana, ariko hejuru y'ibyo hakabaho kwiringira Imana. Imana ishimwe. Ntabwo uzaba umutsinzi, nta nubwo uzaba umuneshi utafite kwizera, utiringira Imana. Kunesha biva mu kwiringira Imana, kunesha biva mu kwizera Imana, kunesha biva mu kumaramaza, ukumva wizeye imbaraga z'Imana, wizeye urukundo rwa Yesu Kristo, kumva unejejwe n'Imana mu mutima wawe. Ngo bakirwana nabo, ubu bwoko ngo bakirwana baratabarwa. Imana ishimwe. Ngo kuko batakambiye Imana muri iyo ntambara, ikemera guhendahendwa kuko bayiringiye. Mu ntambara uhura nazo, jya uhendahenda Imana kandi uyiringire nk'inyabubasha n'inyabushobozi. Wiringire Imana nk'Imana ishoboye byose, wiringire Imana nka rurangiza rwa burundu. Ngo bakirwana nabo baratabarwa. Ukirwana n'ibigeragezo, nutabarwe mu izina rya Yesu Kristo. Ukirwana n'agahinda, nutabarwe mu izina rya Yesu Kristo. Uhendahenda Imana uyiringiye, ikuzuza umunezero. Ngo bakirwana, ngo baratabarwa. Ukirwana n'amadeni, nutabarwe wishyure mu izina rya Yesu Kristo. Ukirwana n'ibikuzengereje n'ibikubabaza, nutabarwe mu izina rya Yesu Kristo. Ngo kuko bahendahenze Imana muri iyo ntambara, ngo nayo yemera guhendahendwa. Ngo kubera ko bari bayiringiye nk'Imana y'inyamaboko, nk'Imana y'inyabushobozi. Hari uburyo ushobora kwiringira Imana, kuko ijambo ryarambwiye ngo nituyifata nk'iyikomeye, nayo izaza nk'ikomeye. Imana ishimwe. Ngo bakirwana nabo baratabarwa. Nawe ukeneye gutabarwa n'Imana, ukeneye guhendahenda Imana,
ukeneye kwiringira Imana kugira ngo muri iyi si intambara uhura nazo, intambara uri kurwana, uhinduke umutsinzi, uhinduke umuneshi mu izina rya Yesu Kristo. Bakirwana nabo, bakirwana baratabarwa, ngo kuko Imana yemeye guhendahendwa muri urwo rugamba kubera ko bari bayiringiye. Nakubwira ngo kunesha iba ariyo ntwaro yawe, aba ariyo ntego yawe. Kunesha, unesha ibikugerageza, unesha ibikwihebesha, unesha ibyagufasheho ijambo mu izina rya Yesu Kristo. Muhahe muronke ugendane n'Imana.